Mbere gato yuko mwinjiza mu myitozo ya ekipe ya APR nyine yakoze ya nyuma itegura umukino ukomeye cyane izakina na ekipe ya Yarutsiro ku munsi w'ejo tariki 26 z'ukwezi kwa 4 2025. Ndagira ngo tugendane gake gake amateka n'ibigwi biratubwira iki hagati ya ekipe ya APR na ekipe ya Yarutsiro. Ese ama ekipe yombi ubundi mu mikino iheruka nk'ingahe amaze gukina ari kwitwara te? So ndaje tugende muri iyo mibare kugira ngo tuze kujya tubihuza turebe mu by'ukuri rezita ku munsi w'ejo zaza kuba zimeze gute. Ariko nanone tuza kuba tugenda tureba iyo video nyine y'abakinnyi bari gukora imyitozo nyine ya nyuma ya ekipe ya APR. Ahangaha ngira ngo mwemubona ko bari bageze kuri hotel bagiye kwanza gufata cyo kurya then bakahita bajya ku kibuga. Ni imyitozo yaranzwe n'imvura nyinshi cyane kabisa. Batangiye ku saa 9 haza kugwa imvura binatuma basoza nyine mu gihe kitari giteganyijwe amasane kireza bari bapanze bitamitinze nibyo bashakaga. Ariko ibyo byose nago nyine byababujije gukora ibishoboka kugira ngo bakore iyo myitozo itegura umukino uri crucial cyane ku munsi w'ejo. So ndagira ngo tubigendanemo neza cyane rero ubwo ndaza kujya nsobanura ku myitozo. Ariko nanone twinjire nyine muri mu mibare yatubwira iki amakuru ahari nayahe muri ekipe ya APR. Twinjira mu mibare ndetse nyuma tunagera mu myitozo dusobanura ibijyanye n'imyitozo y'uyu munsi nyine uko yari imeze structure yayo abakinnyi bari bahari. Mbere yuko mbyinjiramo ni munyemerere mbanze ndangaruke ku nkuru zimaze igihe zivuga muri ekipe ya APR. Murabizi ko ekipe ya APR ni ekipe idafite umutoza nyine uhamye, umutoza bifuza, umutoza konveka. Darco Novic bavuga ko automating goal zabo nago ibyo bakeneye nago abibahereza efficiently. The reason why bavuga ko bashobora no kuzamwirukana nyine at the end of the season, ariko bikaba byiza mu gihe yamisinze igikombe kuko byaborohereza nyine muri contract kuko yasinye contract gutwara ibikombe byombi. Aramutse amisinze kimwe byakorohereza ubuyuzi ekipe ya APR kuba bwamusezerera budatanze amafaranga menshi. Ndagira ngo ikindi cyo kibe clear mu gisobanukirwe. Ekipe ya APR rero nubwo umutoza nyine Darco Novic bisa nkaho batakimufite mu mibare yabo, urumva bagomba kuraranganya amaso bakareba undi mutoza bari bijisho ryiza nyine bakaba bamwintegra muri system bakamugarura bakamuzana muri ekipe ya APR. Hari inkuru rero ziri kuza azifata umunya Tunisia uremereye cyane, umunya Tunisia uremereye cyane kabisa ateye ubwoba bamwita Nabil Mallory. Uyu nguyu akaba yatwaye igikombe cya Champions League nyafrika. Uyu nguyu ni umunyabigwi cyane yafashe ekipe ya Tunisia, murabyibuka yari ari kumwe nayo mu gikombe cyabereye Burusiya cy'isi. Ni izina rikomeye cyane. Nekeza ko ekipe ya APR ko zitransfer ikazana umutoza mw'ingu mu gihugu hano mu Rwanda byaba ari ibintu biri exceptionnel which is good. So ubwo rero ibyo byose niba biri kuvugwa ku mihanda nyine, ariko igihe ari cyo ekipe ya APR keneye umutoza, icyo cyo rekanye gire clear, bakeneye umutoza barakomeza kugenda kuko bafite scouting team ihagaze neza cyane, irimo abagabo bari elite babyize. Apana ibingibi byo kuvuga ngo umuntu yipanza akazi n'umunyamakuru runaka n'umuntu ufite ikigo runaka hagarariye bito n'amafaranga afite bigatuma yakwinjira muri ekipe ya APR nyine akavuga ati ndashaka ndabahereza umukinnyi runaka bitewe n'icyo apana. Ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo Darco nibyo uyu Plito nibyo uyu the chairman asa nkaho adashaka muri ekipe ya APR. Ashaka kubaka ekipe interne, ibintu byayo ubuyobozi bwabo bakaba ibikorwa byose bikaba bivuye interne, apana ibintu biri external bije bivuye hanze. Oya, ibyo ngibyo nibyo bishobora gutuma ekipe zijya muri riske. Kandi ngira ngo yafashe ekipe azibazo nyine yari irimo no kuba bana mu gihe kiza akamushyiraho no ko bazi ko ari wo muntu washobora guhangara ibyo bibazo atakwijandika nyine mu bibazo nk'ibyari bitambutse. Ngira ngo ibya Chairman Richard Classe byo murabizi ko byagenze. So Chairman Deo afite umujyo mwiza. So ndagira ngo rero twihuta cyane tuganira kuri imyitozo, ariko nayo tugana no ku mibare ya ekipe ya APR. Ubwo nembanje guca nyine mu makuru ari kugenda avugwa muri iyi minsi mbere yuko twinjira ku mukino nyirizina. Umukino ukomeye cyane kabisa ugomba guhuza ekipe ya APR na ekipe ya Yarutsiro ku munsi w'ejo. Uratubwira iki? Yenda tugenda tureba n'amashusho y'imyitozo. Ahangaha n'imyitozo yari kuba ngira ngo kugenda mubona akavura gake kagiye kwiyongera, ariko abakinnyi nyine urabona ko bafite bana bari motive urabona bari Richmond Lamptey bameze neza cyane, amadusi babaguruka cyane. Abangaba ku munsi w'ejo ngo baratanga ibyishimo. Ama ekipe rwose ngashobora kuvira Rubavu yose ubwo ndavuga na Murera ku cyumweru ngo yishimye byose bashoboka. Ariko ama ekipe noneho y'Rubavu ku muganda mwuka byaramwe biba bikomeye cyane. Ngira ngo murabyibuka na match bakinagazi champion ijya gutangira. Nekeza ekipe ya APR niba mwibuka neza batangiriye ku mukino wa ekipe ya Intercell n'ubundi banganya 2-2
birakomeye cyane bavuye mu mikino Sekafa Report Kagame Cup na za Pyramid bavuye no muri Champions League urumva aho hantu hose rero iyo mikino bagiye bakina yagiye ituma nyine bashobora kuba batangira bakererewe niyo mpamvu batangire kuri equipe ya Interse birabagora cyane yingiza cyane Rayon Sport icyo gihe yari gukina equipe ya Yarutsiro izabikina na APRFC ku munsi w'ejo icyo gihe Yarutsiro yarabagoye cyane Charles Baraza kuza kubona igitego match ndi kwikora kuri Magic Sport TV ndagira ngo bari bayikurikiranye bo ibi bihe turabyibukiranya neza cyane kabisa mwari mutisashe mwari w'imikino rero ndagira ngo twipange tuze tuguruka amateka aratubwira iki ku umukino wo ku munsi w'ejo equipe ya APRFC na Yarutsiro turebye head to head subyo ko nzajyana na bisambwe nzandi kogeza match ku munsi w'ejo turebye nko mikino equipe ya mu mikino equipe ya Yarutsiro nago ikunze gutsinda equipe ya APRFC nko mikino 5 iheruka iyo turebye imikino 5 iheruka dusanga equipe ya APRFC maze gutsinda match zose hafi ya zose koko banganyije ni match imwe gusa baheruka kunganya nyine n'ubundi Kigali equipe ya APR yabakiriye ngira ngo murabyibuka mu gihe ubwo hari nejo bundi mu kwa kangaye banganyara sejo bundi mu nange zo kwamberera gutyo so equipe ya APRFC muri 2023 match bakinye ubwo Ariko match yare batsinze equipe ya Yarutsiro bayitsinda 2-0 match ya Hotul bayitsinda 6-1 i Kigali biteye ubwoba cyane bagiye hariya ku muganda bayitsinda 2 yari match ale retour bazi Kigali bayikubita 6-6 moja urukumva iyo ngiyo nise zishize turebye kuyabanjirijeho match ya APRFC yari yatsinze n'ubundi 2-0 retour iza gutsinda 1-0 byumvikane ko rero biba bigoye cyane kabisa gutsinda equipe ya APRFC ngo ndava kurangwa equipe ya Yarutsiro ni equipe ngo ifite umutoza ariko mwiza Gatera Musa naga ari mubi Gatera Musa muramuzi muri Gorilla numwe batoza baremereye cyane so ubwo rero equipe ya Yarutsiro ndetse na equipe ya APRFC turebye mu mikino 5 ngira ngo niyo ngiyo equipe ya APRFC yatsinze imikino ine banganya umukino umwe equipe ya Yarutsiro nagratsinda equipe ya APRFC mu gihe APRFC ubu ngubu tuvugane ku mwanya wa 249 yo mu mikino 5 ariko tutarebye kuri iyo ngiyo ndikwavuga n'imikino bagiye bakina na equipe mbi yahuriyeho ubwo ni Yarutsiro ndetse na equipe ya APRFC turebye mu mikino 5 heruka rero equipe ya APRFC heruka gukina haraza kuza muri geno wa Peace Cup ngira ngo murabizi ko umukino wa champion heruka gukina no mukino yatsindagamo ikipe ya Bugesera igitego 1-0 kigiye nanjye narindi hariya narindi n'ubundi hano i Rubavu ndikogeza match ya Hospons na equipe ya Enhazel ya Marine plutôt ya Marine ira match banganyijemo 2-2 narindi kwikora kuri Magic Sport mu gihe equipe ya APRFC muri yo mikino 5 ifitemo win 2 yatsinzemo 2 mu mikino 5 heruka equipe ya APRFC yatsinze match 2 zonyine inganya match 3 bivuze iki APRFC nagihagaze neza cyane bavandimwe wa equipe ya APR ni equipe yanyikomeye ni equipe iremeri ariko umutoza Darco Novic nagari kumetinga goals equipe nagari gupanga abakinyi neza remplaçaze ziteye ubwoba abakinyi bice ariko bapanga kabisa biri gutuma byica imibare n'abakinyi bwabo bakavuga ati natwe ubwacu tugeze mu kibuga biratuvanga equipe ya APRFC nakifite resistance nziza nowadays mu kintu 5 ifitemo win 2 yangayijemo 3 niratsindwa biteye ubwoba ibi imibare nagwe bari myiza cyane kuri equipe ya APRFC muri izo match batsinze niba nibuka neza ndibuka match ya Visio batsinze 2-1 kakaza match ya Bugesera nayo batsinze 1-0 nizo match baheruka gutsinda mu gizo banganyije uraza muri banganyije na Gasogi ubusa ku busa niba twibukiranya neza none baza kunganya ejo bundi baza kunganya na Polisi muri Peace Cup nejo bundi banganyije rero 97 ubwo rero ngira ngo uri kumva urwego rwayo equipe ya APRFC nago rwose ihagaze neza cyane muri iyi minsi ikipe ya Interse ya Yarutsiro bimeze bite mu mikino 5 yo yayo iheruka bimeze bite mu mikino 5 ya Yarutsiro
match 5 equipe ya Yarutsiro iheruka gukina yo urebye toujours ihagaze neza kuko ibifite intsinze 3 win 3 imikino 3 rwose yayikoze neza inganya imikino 2 urumva ni inverse ya IPR APR yatsinze 2 banganya 3 mu gihe indi yatsinze 3 bakanganya 2 muri izo match yagiye tsinda muribuka match ya Gorilla yazitsindiye ni wabo hari Yarutsiro itebwo bacyana no kumuganda niyo muri kwa bwate muri Misiri iraryana APR mwitonde mugende mwikandagira Yarutsiro yakubise kipe ya Gorilla ni 2-1 ikubite kipe ya AS Kigali ubwo AS Kigali yayikubise 2-1 Gorilla yitsinze 1-0 ndabyibutse igenda imusanze iranganya 1-1 inganya na Mukura ubusa ku busa nizo match equipe ya Yarutsiro mu byukuri nuko yimereye nuko iryoshye iteye ubwoba cyane irakwanura hariya rero nekeza ko no kugenda mwigengeserera mwuka byaramwe ibintu birakomeye cyane so ubwo rero ibyo ngibyo nibyo nakugenda kubijyanye n'imibare ikindi kijyanye n'imyitozo yo kugira ngo yenda komantine ate ku myitozo mu byukuri ni imyitozo yakozwe n'abasore hafi ya bose nekeza ko nabibazo by'imvune biri muri equipe ya PRS ushobora kuvuga bishobora gutuma hari rema twatumenye tushobora kuzabona ahubwo abimvune bamwe bagiye bagaruka ngira mwabonye ko na Victor Achukemeka Mboma kabisa umunya Nigeria nawe rutazamu wabo yagarutse yavuye mu mvune even though nubwo yaje na performance nziza ariko toujours navuga ko equipe ya PRS yagerageje kugarura bamwe mu yakingi bayo bari mu bihe by'imvune bivuze iki rero bivuze ko currently equipe ya PRS hagaze neza cyane yenda ikibura n'umutoza nyine ushaka gupanga bo 11 ndetse n'uburyo cyagenda basimburanya mu kibuga asoma umukino tactique ye byukuri uburyo ki agenda akora remplacement tactique uhitubona ko yenda ariho hashobora kwa harimo icyuho nyine muri ubwo bumenyi nyine bw'abatoza buri avance usaba gusoma umukino ati equipe ya Yarutsiro ikundusha muri mediane ndakoresha ndakuramo nsigana abakoseri banga ibyo ngibyo byose ayo ma remplacement tactique ni ibintu umutoza nyine bagomba kubaza nyine umuhanga nabyo bituma nyine umutoza avuga ati nguru umuhanga undi bakavuga ati nguru umuswa so bagendera kuri izo details zose bakaba babona ibyo umuntu ashoboye so equipe ya APRFC rero ku munsi w'ejo nekeza ko gukora ikosa byo ni isakirire kuko equipe ya Rayon Sport ku mwanya mbere ifite manota 50 ibarusha inota rimwe ifite interseri bukeye equipe ya APR itsinzwe ni motivation kuri equipe ubwo ni level opponent uyu ngubu bahanganira iki gikombe rero Rayon Sport nekeza ko byaba ari motivation kuko we azakina bukeye ariko nagiye mbona bone match equipe ya PRS takaje Rayon nayo simenki itambutsemo nkaje munayibona ni hubuye twagiye kuri ya munara nayirangira itakaje so ku munsi w'ejo rero biraza kugenda gute yose aratakaza arakubitirwa ari twongeye turirimbe ngibiki nibiki eban biraza kugenda ibyo byose rero niyo mpamvu kanda ndakuga ati ntibera akandare kandanda kambumbu ibiteye ubwoba cyane so nge nitwa mwarimu Stashi twishimire Anastashi mwarimu imikino Imana rero ikomeza nyine bande biri cyoroshye ubwo ngumwe nye tuzabana ku Ishot TV nyine hano match nzabahiriza highlight buri kimwe cyose amajwi y'abafana abo tuzahura abo tuzanye gose nzabatamika mikro nabandi bose bashaka kwitereka bagatangaza mikro z'Ishot ndazimanura Irwavu ebana muzatangaza kandi post zanyu cyane cyane turi imitantu ya ku Instagram ndetse no kuri rukuta rwanjye rwa rwa TikTok na Instagram na Facebook page ni mwarimu ahantu hose ujye wandikamo mwarimu wongere inyuguti ya ta mwarimu T Stashi uzi kubyandika birangiza utabizi yandike mwarimu n'inyuguti ya ta ahantu hose haba kuri Facebook haba kuri TikTok haba kuri Instagram aho ngaho nshyira turatuntu tw'abafana twinshi mba nagiye mbafata twihariye rero ujye urebe ama comment baguhaye videos bazarebwe cyane